iyo Uziya warwanyaga ubuzima bwawe warapfuye, umurozi warwanyaga ubuzima bwawe warapfuye. Ubu buhanuzi n'ubwawe, fata ikaramu wandike none ahangaha. Hari Uziya upfuye ku buzima bwawe, hari imbaraga yari ikuboshye ikurekuye, hari iminyururu yari ikuboshye icitse, hari ingoyi zari zikuziritse zicitse, hari Yeriko yariri imbere yawe. Iyi Yeriko irahirimye mu izina rya Yesu. Yeriko y'amadeni, Yeriko y'ubushomeri, Yeriko y'igisuzuguriro, Yeriko y'uburwayi, Yeriko y'ubugumba, Yeriko yo kutemerwa, Yeriko yo kudatera imbere. Hagizo niba shando wiribirifai lelebo tainini topevo nini manuri y'ubuzima bwawe. Umwuka watumaga ayiwe Mana we. Ariko se mvuge nguki, ese wizeye ibyo ngibyo? Wizeye ibyo ngibyo? Jya muri comment wandikamo ngo nakiriye kubohoka mu izina rya Yesu. Genda muri comment wandikamo uti njyewe runaka nakiriye kubohoka. Hagizo ni mashando wiribirifa. Ndabona abantu babohoka, ndabona abantu bashima Imana, ndabona abantu bahimbaza Imana. Ukwezi kwa 10, ukwezi kwa 11, ukwezi kwa 12 mugiye gushima Imana. N'amezi atatu Imana iremye igitangaza ku buzima bwawe. Yesu ashimwe. Reka ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana. Ugarutse kubana natwe, habwa umugisha n'Imana. Ni profeti yo mugusuhuza. Iyi ni ya saha y'igitangaza, iyi ni ya saha yo kubohoka, isaha yo kwakira umugisha. Ni isaha y'ubuhanuzi. Hari ubuhanuzi Imana impaye kuzana ku buzima bwawe. Ni ubuhanuzi bw'umugisha, ni ubuhanuzi bugiye kukugiraho bukuvana bukagira ahandi hantu bugushyira. Ubu buhanuzi bwakire, ubu buhanuzi ni ubwawe, bufate mu izina rya Yesu Kristo. Hari ikintu ugiye kwakira mu buzima bwawe, hari ikintu kigiye gukoreka mu buzima bwawe. Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe kuri wowe. Imana igiye gukora ikintu cy'imbaraga ku buzima bwawe. Umva mvugane nawe, wowe uje kureba iyi video uri muri iri teraniro, ntuhave utarangije ino video. Mbonye abantu benshi babohotse, mbonye abantu benshi bakiriye umugisha, mbonye abantu benshi bakiriye ubutsinzi, mbonye abantu benshi barimo barakira indwara binyuze muri iyi saha y'ubuhanuzi, muri iyi saha y'igitangaza mu izina rya Yesu. Mumaze kuyimenyera hano kuri Prophet Emma. Wowe wakozeho subscribe, Imana iguhe umugisha. Nawe utarayikora yikore kugira ngo Imana y'amahoro izikora ibikomeye ku buzima bwawe. Muri iyi saha dusengeramo abarwayi. Muri iyi saha hari abantu bagira ibyifuzo bitandukanye ushaka ko tugusengera. Hari ibyifuzo wumva ufite ushaka ko twasengera, Imana ikakubohora, Imana ikagutabara, nta kibazo. Muri iyi saha dusengeramo ibyifuzo abarwayi, dusengeramo abantu baboshye. Hari abantu bafite imbaraga zibatsikamira, hari abantu bafite imbaraga zibatsikamira kuko muri iyi saha habamo ni isaha yo kubohoka. Ni isaha yo kubohoka. Hari abantu bafite imbaraga zibaboshye zikwiriye kukurekura mu izina rya Yesu. Hari imigozi kuboshye ikwiriye kukurekura, hari iminyururu ikuboshye ikwiriye kukurekura. Muri iyi saha rero niho dusengera ibyifuzo bya bindi ubona ko byakunaniye. Ufite icyifuzo cyakunaniye ushaka ko dusengana Imana. Mfite ubuhamya bw'abantu benshi, abamama bari bamaze igihe kinini badatwita, ubu Imana yahaye urubyaro. Kandi mfite ubuhamya bw'abantu benshi bari abashomeri ariko uyu munsi Imana ikaba yarabahaye akazi. Mfite ubuhamya bw'abantu bararaga barira ariko Imana yabahojeje amarira. Abo bantu Imana yarabatabaye. Mfite ubuhamya bw'abantu bari baraguye, barabaswe n'ibyaha ariko uyu munsi kubw'iyi saha, kubw'aya materaniro aba buri munsi barabohotse kandi bakiriye igitangaza. Rero wowe utari wakora subscribe hano kuri iyi channel, yikore kugira ngo igihe cyose ijambo ry'Imana rimanutse hano kuri Prophet Emma rijye rihita rikugeraho ko kandi rihite rikugeraho notification tuyibona. Wakire igitangaza mu buzima bwawe, wakire igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Muririmbyo yuzuye umwuka araririmba aravuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ajya agera kure cyane, agatambuka akagenda akajyambuka nk'inyenyeri, agera kure cyane amasengesho yacu. Sengesho ry'umuntu wese usenza akiranuka asenganye umwete, iri sengesho rigera ku Mana ishobora byose. Rero muri iyi saha reka nongere nkubwire ngo ni karibu, ni karibu. Ntihagire ukubeshya, Imana iracyakora. Ntihagire ukubeshya, Imana iracyatabara. Umva, hari amajwi urimo wumva muri wowe akubwira ko Imana itagikora. Hari amajwi urimo wumva muri wowe akubwira ko Imana yarekeye aho gutabara. Barakubeshye. Imana yacu iracyakora, Imana yacu iracyatabara.
imana yacu iracyahindura amateka, imana yacu iracyakora ibikomeye. Haleluya. Kristo umwami Imana aracyabasha guhindura amateka, aracyabasha kunyuranya ibihe, aracyabasha gukingura imiryango, aracyabasha kuzura ibyapfuye, aracyabasha gukora. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Rero mwiringire umuhanga amaso, umuhange w'amaso. Amaso yacu twayahanze ku bantu ntibagira icyo batumarira, twayahanze ku nshuti ntizagira icyo zidufasha, amaso yacu twayahanze aho tutagakwiye kuba tuyahanga, amaso yacu twayarebesheje aho tutagakwiye kuba tuyarebesha. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hanga amaso. Haleluya. Yizere uyihanga amaso, ibisigaye izabikora. Imana ishimwe. Yihanga amaso mu bibazo byawe, Imana uyihanga amaso. Mu ntambara zawe, Imana uyihanga amaso. Mu makuba yawe, Imana uyihanga amaso. Mu bukene bwawe, Imana uyihanga amaso. Hari ibintu bikuruhije, hanga amaso Uwiteka, tumbira mu ijuru, tumbira Yesu umwami w'abami, tumbira Yesu wabambwe, urebe Yesu. Imana ishimwe cyane. Tumbira Yesu wabambwe, urebe mu ijuru, urebe Imana isumba byose, yabasha kukubohora. Imana yabasha kugukiza, Imana yabasha kuguhagurutsa, Imana yabasha kugutabara, Imana yabasha. Hari inzira utarimo ubona, imbere yawe urimo urabona nta nzira, imbere yawe urabona hafunze, imbere yawe urareba ukabona nta nzira, aho urebesha amaso yawe urareba ukabona neza harafunze, aho urebesha amaso yawe urareba ukabona neza nta buryo, urareba ukabona neza biranze kandi biragoranye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo izere Imana. Kwizera kurarema. Kwizera kurarema. Niwizera urabona ukuboko kwiza kw'Imana, niwizera urabona mu maso h'Imana, niwizera urabona ineza y'Imana, niwizera urabona urukundo rw'Imana, niwizera urabona ubutsinzi, niwizera. Haleluya. Niwizera. Kwizera rero kurarema. Kwizera Imana ishimwe. Kwizera ni urufunguzo, kwizera ni umutsima, kwizera hari ikintu birema. Kwizera, iyo wizeye Imana, Imana nayo nta kabuza ikugirira neza. Iyo wizeye Imana nta kabuza iragutabara. Iyo wizeye Imana nta kabuza igucira inzira. Iyo wizeye Imana nta kabuza irakubohora. Iyo wizeye Imana. Imana ishimwe cyane. Ndika nkubwire, hari abantu wizeye baragutenguha. Hari abantu wizeye wabonaga karabo kwizerwa kandi koko, ariko icyizere cyawe bagipfusha ubusa, baracyangiza. Ariko kwizera Imana niyo yonyine, niwe mufasha utajya ubura kuboneka mu byago no mu makuba, mu buzima bwa bundi ubona mu nzira y'inzitane, utareba hirya no hino, nta kintu ubona nta nzira, ubona nta buryo, Imana yigaragara, ubona nta buryo. Hahandi ubona kuko ni Imana ikora nta bimenyetso. Haleluya. Nta bimenyetso ubona, Imana irakora. Nta bimenyetso by'uko wabona akazi, Imana irakora. Hahandi ubona yuko wihebye, waradepoje abantu ahantu nka 500 batagusubiza, nta bimenyetso. Ujya kubona ukabona igitondo kimwe Imana iratunguranye, igitungurana yo kabyara, igitungurana. Imana ishimwe. Ujya kubona ukabona iratunguranye yo kabyara, iratungurana. Imana igitungurana. Nawe ndagusengeye wowe nkurikiye, Imana igutungure mu izina rya Yesu. Imana igutunguza igitangaza, Imana igutunguza umucyo wayo, Imana igutunguza imbaraga zayo, Imana igutunguza ubutware bwayo, Imana igutunguze gukomera kwayo mu izina rya Yesu Kristo. Aho ngaho nkurikiye urwaye, uri ku gisasiro cy'uburwayi, Imana igutungure. Umaze igihe kinini urwaye, nta byiringiro byo gukira wari ufite, ariko ndagusengera Imana igutungure mu izina rya Yesu. Imana igutungure. Imana igitungurana. Kuko ni Imana ikora nta bimenyetso. Hahandi ubona ukabona uri kuri zeru, hahandi ubona uri kuri zeru, ureba ukitegerezwa ugatese bimeze bite. Amadeni y'inzu arimo, amadeni y'umukozi arimo, abana ku ishuri babirukanye, nta kazi ufite, ibintu byagoranye, ubona nta nzira. Ahangaha niho igiza.
igaseruka. Imana itugirire neza. Umugabo witwa Saduraka na Meshake na Abedenego yigeze yizera Imana, kandi yizera nta bimenyetso, kuko yizeye Imana hahandi yabwiye umwami Nebukadinezari, aramubwira tumva Nebukadineza, umva nkubwire ubwacyo icyo ngicyo yarakoze cyitwaga guhangara umwami akamuvuga mu izina. Icyo gihe umutwe wari ugiye kuko kuvuga gusuzugura umwami ukamuvuga mu izina, uretse no kumuvuga mu izina, ubundi kuvuga umwami mureba na gutya amaso ku maso cyaraziraga, kiraziririzwa n'ubundi kirazira. Nta muntu ujya ureba umwami mu maso ngo umurebe gutya umuhanga amaso avuge muhanganye, oya. Ariko ngo ne Saduraka na Meshake na Abedenego ngo bategekwa gupfukamira igishushanyo umwami yabajije mu gihugu kitari icyabo, igihugu kiyobowe n'umwami, ngo banga gupfukamira igishushanyo kibajije. Umva nkubwire, haleluya. Hari abantu bamaramaje gukorera Imana. Imana ikeneye abantu bamaramaza, abantu bakamaramaza, akavuga ngo nge ndamaramaje, uvuga ngo nge ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Nubwo mbona, haleluya, nubwo mbona nta nzira, nubwo mbona nta buryo, nubwo mbona nta mikorere, ariko ndamaramaje mu rugendo rwanjye. Imana ishimwe cyane. Saduraka na Meshake na Abedenego rero bari baramaramaje. Imana ishimwe cyane. Bari baramaramaje gukurikira umwami Imana, babwirwa gupfukamira igishushanyo kibashije. Ariko ngo Saduraka aravuga ngo hoya Nebukadineza, umva nkubwire, Yesu ubwiye ibyo bireke, umva nkubwire, ibyo bireke. Naho Imana yacu itadukiza, haleluya. Aravuga ngo naho Imana yacu itadukiza, Imana y'amahoro itugirire neza. Urumva bizeye Imana, aravuga ngo twizeye Imana ko ishobora kudutabara, ariko naho byaba ngombwa ntidukize, naho byaba ngombwa ntiturokore, ntabwo twiteguye gupfukamira icyo gishushanyo wabajije, haleluya. Aho kugira ngo tugupfukamire kugira ngo tubeho, byaruta tugapfa, ariko tugapfa twizeye umwami Imana, haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ikeneye abagabo bayubaha, akavuga ngo no mu byago nzaririmba, ukavuga ngo ndi amahoro, akavuga ngo naho ndiho, naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka Yesu ampa ibyo nkena byose, ukavuga ngo ndi amahoro, haleluya. Ukavuga ngo ndi amahoro, amahoro ukayavuga uri mu bibazo, ukayavuga uri mu bukene, ukavuga uri mu ntambara, bere yuko umunyamasengesho nka nyawe ntabwo areba ibyo ahagazemo none ahangaha, areba ibyo azaca, haleluya. Imana ishimwe cyane. Naho ndiho, naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka Yesu ampa ibyo nkena byose, ndi amahoro. Naho ndiho, naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka Yesu ampa ibyo nkena byose, ndi amahoro. No mu byago nzaririmba, ndi amahoro. Yesu ni umukiza wanjye, ndi amahoro. Niragije Imana Data nguma muri Yesu Kristo, nejejwe n'Umwuka Wera, ndi amahoro, haleluya. Niragije Imana Data nguma muri Yesu Kristo, nejejwe n'Umwuka Wera. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Zoni mashando wiribirifa. Imana ishimwe. Aravuga ngo naho Imana yacu itadukiza, Imana ishimwe. Uramwumva Saduraka aravuga ngo naho Imana yacu itagira dute, itadukiza, ntabwo twiteguye upfukamira icyo gishushanyo wabajije. Umwami ati ntabwo mubikora, ati neda ntitubikora. Vuga ngo ntabwo twiteguye, ati ntabwo mwabikora, ati hoya ntabwo dupfukama. Ntabwo mwajya hasi, ati hoya yewe ntabwo twabikora. Amagara abagabo ati tanura ni muryenyegeze, riraka riratokombera, ati ntabwo mupfukama, ati hoya ntidupfukama. Sibyo? Baragumya bizera Imana, urupfu barureba, baravuga ngo turagumya twizera Imana. Nta bimenyetso byagaragazaga yuko barokoka, nta bimenyetso byagaragazaga yuko hari inzira zo gukiriramo, ntazari zihari. Icyo gihe kwa Saduraka na Meshake na Abedenego bari bapfuye, bagaragaraga nk'abapfuye. Ariko ndagira ngo nkubwire, mu kibazo hagati Imana igiboneka,
mu kibazo hagati Imana iraboneka. Imana ishimwe cyane. Mu kibazo hagati Imana iraboneka. Iyo utari winjira mu kibazo ngo ukigeremo, uyu munsi urimo wivugisha ngo Mana we, ngo biriya sinabishobora, ngo biri ibyo nibyo wivugisha kuko utari wabigeramo. Iyo ubigezemo mu kibazo hagati Imana iraboneka. Mu kibazo hagati Imana iraboneka. Mu nyanja hagati Imana iraboneka. Imana y'amahoro itugirire neza. Mu nyanja hagati Imana iraboneka. Mu kibazo hagati Imana iraboneka. Ubona nta nzira, ubona nta buryo, Imana iraseruka ikaboneka. Imana y'amahoro ishimwe. Ngo barangije ngo itanura baryenyegeza karindwi, ngo umuriro uragurumana, barawureba barawitegereza, ngo barabafata. Imana ishimwe. Ya Mana ikora nta bimenyetso, ngo iragenda ihagarara mu kibazo hagati. Ngo Yesu mwenyewe ngo aragenda yihagararira mu muriro, ngo aragenda uhagararamo. Imana ishimwe, ndafashijwe. Ngo aragenda uhagararamo, ngo babashugunyamo, ngo dore ikintu cyabaye. Ngo kugira ngo hashye Saduraka na Meshaki na Abedenego, ngo ibirimi by'umuriro ngo byasumiriye ba bagabo bari babafasha. Imana itugirire neza. Ngo nibo babanje gushya, ngo babashugunye mu itanuramo indani, basanga Yesu mwenyewe warahagaze. Arababwira ati niki gitumye muvuza induru? Mbese niki gituma musakuza mugabanya urusaku? Imana itugirire neza. Basanga Yesu ahagaze mu muriro. Uyu munsi reka guterwa ubwoba n'ibyo ubona none ahangaha. Yesu mwenyewe wahagararanye nawe. Yesu mwenyewe ari mu ruhande rwawe. Yesu arahari kugira ngo akugirire neza. Yesu arahari kugira ngo akurwanirire. Yesu arahari kugira ngo agucire inzira. Yesu arahari kugira ngo aguhoze amarira. Yesu arahari kugira ngo akumare umubabaro. Yesu arahari. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Imana ishimwe. Ngo imigambi y'Imana ntabwo ari nk'iy'abantu, imbaraga z'Imana ntabwo ari nk'iz'abantu, ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Imbere y'Imana birakunda. Sibyo? Rero ibyo bintu ubona ko bidashoboka Yesu arabishoboye. Ngo umuriro bawusohotsemo ngo nta n'umwotsi ubanukaho, ngo basohotsemo bakeye. Imana itugire neza. Nebukadinezari umwami ngo abirebe, ngo arabyitegereza, arabaza ngo twajugunye abantu bangahe mu muriro? Bati ni batatu. Atariho yanjye ndabona bane. Ati dore igitangaje uwa kane arasa n'umwana w'intama, ndabona uwa kane ari mu ishusho irabagiranira akayangana ukuntu. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu ajya akora ibintu bikomeye agatuma abantu bahindura amagambo. Ibi ngibi ni mbikubwira kuko uri mu bibazo, wenda ntabwo uri buze kubyumva, ariko ntabwo uragera ahantu Yesu atabasha kugutabara. Ntabwo uragera ahantu Yesu atabasha kukubohora. Ntabwo uragera ahantu Yesu atabasha kugukiza. Haleluya. Ntabwo uragera ahantu Yesu atabasha kugukiza. Haleluya. Ibiba birenze inkombe Mana, ibiba birenze ijambo wavuze urashoboye. Ayiwe ibiba birenze inkombe Mana we, ibiba birenze ijambo wavuze urashoboye. Ayiwe ibiba birenze inkombe Mana we, ibiba birenze ijambo wavuze urashoboye. Ibiba birenze inkombe Mana we, ibiba birenze ijambo wavuze urashoboye. Mana we urashoboye. Nyiringabo Imana urashoboye. Nyiringabo Yesu urashoboye. Urashoboye. Ibiba birenze ijambo, ibiba birenze inkombe ntabwo byarenga umugambi w'Imana. Byarenga inkombe ariko ntibyarenga umugambi w'Imana. Byarenga inkombe ariko ntibyarenga ijambo Imana yavuze. Byakomera abantu bakakuvaho, byakomera abantu bakakwanga, byakomera imiryango ikaguta, byakomera inshuti zikakureka, byakomera bigakomera bikagenda bigatukura ariko ntibyarenga
byarenga ijambo Imana yavuze. Icyo Imana yavuze kirakomeye, icyo Imana yavuze kuri wowe kirahambaye, icyo Imana yavuze ku buzima bwawe nicyo gifite agaciro. Hamba hafi ndetse buri munsi kandi angenera ubuntu bunkwiye, ajya nyikorerera imitwaro, niwe data kandi niwe Mana, nguko kwajya ndinda buri munsi. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ajya nyikorerera imitwaro, niwe data kandi niwe mama. Rero humura, humura, ibyo ubona bikuyobeye Imana iraza guca inzira bisobanuke mu izina rya Yesu. Ibyo ubona ko bigucanze data araza kubicangura. Ibyo ubona ko bikunanije Imana iraza kubyoroshya mu izina rya Yesu. Humura, humura, kuzaniye ijambo rikubwira ngo uzi umaze igihe akuzengereza arapfuye. Ubu buhanuzi ndabuzanye ku buzima bwawe. Hari uzi ugiye gupfa, hari umurozi umaze igihe akuroga, yarakuzengereje, yarakunanije. Nta kindi umurozi akwiye gupfa, aragiye mu izina rya Yesu Kristo. Umva, hari abadayimoni bamaze igihe bakubuza gusingira umugisha wawe. Ibyawe byarapfuye, ibyawe byarapfapfanye, ibyawe nta nzira, ibyawe nta buryo, ibyawe urabireba ukabona biranze, biragoye. Ariko ndashaka kuvugana nawe. Hari Imana ibohora, hari Imana irengera, hari Imana itabara, hari Imana izura, hari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera mu mbaraga z'amaraso ya Yesu. Iyo Uziya warwanyaga ubuzima bwawe warapfuye, umurozi warwanyaga ubuzima bwawe warapfuye. Ubu buhanuzi n'ubwawe. Fata ikaramu wandike none ahangaha. Hari Uziya upfuye ku buzima bwawe, hari imbaraga yari kuboshye ikurekuye, hari iminyururu yari kuboshye icitse, hari ingoyi zari zikuziritse zicitse, hari Yeriko yariri imbere yawe. Iyi Yeriko irahirimye mu izina rya Yesu. Yeriko y'amadeni, Yeriko y'ubushomeri, Yeriko y'igisuzuguriro, Yeriko y'uburwayi, Yeriko y'ubugumba, Yeriko yo kutemerwa, Yeriko yo kudatera imbere. Hayizo niba shando wiribirifai lelebo tainini topevo nini, mpanuriye ubuzima bwawe akira kubohoka mu izina rya Yesu. Hari ibyawe bimaze igihe bifatiriwe, ubwami bw'ubumedi n'ubuperesi bwafatiriye ibyawe, abarozi bafatiriye ibyawe, abakonikoni bafatiriye ibyawe. Ariko none ahangaha hamanutse itegeko, hamanutse itegeko. Hayizo ni mashando wiribirifai, itegeko riramanutse. Imana ivuganye nanjye, ndumva imbaraga z'Imana, ndumva gukomera kw'Imana, ndumva hari Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru imanutse. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hari ibyawe bimaze igihe bifatiriwe, hari ibyawe bimaze igihe bizirikiwe ahantu, hari ibyawe bimaze igihe bibohewe ahantu, hari ibyawe bimaze igihe, hari ibyawe bimaze igihe, hari ibyawe bimaze igihe biziritse. Umva, hari ibintu bimaze igihe biziritse. Mu kazi ukora abandi bahawe promotion, we ntayubona. Abandi barazamuka, we ntujya uzamuka. Abandi bahabwa mission, we ntayujya ubona. Izina ryawe rihora riteragiranwa, izina ryawe barikarashije ahantu. Uri mu buzima buciriritse utagakwiye kuba muri ubwo buzima. Uri mu buzima bupfuye utagakwiye kuba mu buzima bupfuye. Umva mpanurira ubuzima bwawe. Uyu munsi birahindutse mu izina rya Yesu. Ndahanura ku buzima bwawe birahindutse mu izina rya Yesu. Ndabona Imana ihindura, ndabona Imana ihindura. Imana itugirire neza. Hari umwuka wari uri ku buzima bwawe watuma gutakira umugisha wawe. Hari umwuka wari uri ku buzima bwawe watuma gutinjira mu mugisha wawe. Hari umwuka wari ugutsikamiye utuma mariage yawe itaboneka, utuma iterambere ryawe ritaboneka, utuma utakira umugisha. Hari umwuka watumaga ayiwe Mana we, ariko mvuge ngo wizeye ibyo ngibyo, wizeye ibyo ngibyo. Jya muri comment wandikamo ngo nakiriye kubohoka mu izina rya Yesu. Genda muri comment wandikamo uti njyewe runaka nakiriye kubohoka. Hayizo ni mashando wiribirifa. Ndabona abantu babohoka, ndabona abantu bashima Imana, ndabona abantu bahimbaza Imana. Ukwezi kwa 10, ukwezi kwa 11, ukwezi kwa 12 mugiye gushima Imana. N'amezi atatu Imana iremye igitangaza ku buzima bwawe. Aya mezi ndagira ngo nkubwire ngo aya mezi yazirikane. N'amezi Imana igiye gukora ibintu bidasanzwe. Ndahanura ku buzima bwawe bizageza mu kwezi
kwezi kwa 12 ntabwo aya marira uzaba ukiyafite, ntabwo ubuzima bwawe buzaba bukimeze uko bwari bumeze. Umva mvugane nawe, nta fiance wagiraga ariko fiance abonetse nonaha mu izina rya Yesu. Nta kazi wagiraga ariko kabonetse nonaha. Ndimo ndahanurira ubuzima bwawe. Yayiwe, Imana ishimwe cyane. Wizeye ibyo ngibyo? Imana ishimwe. Dusome ijambo ry'Imana. Yitwa nihemuka, iyo niyo mana yanjye. 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 Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya mbere. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 6 turasoma ku murongo wa mbere. Kandi dusome mu izina rya Yesu. Aranditse ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Imana ishimwe cyane. Niryo jambo ntabwo njya kure yaryo. Jambo riravuze ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, umwaka umwami Uziya yapfuyemo. Mu yandi magambo, ndagira ngo mvugane nawe. Iyo ufite Uziya, ibintu byose urabikora ntibyemera. Iyo Uziya ari ku buzima bwawe, urasenga isengesho ntirizamuka. Iyo Uziya ari ku buzima bwawe, nta kintu bagukorera na kimwe. Niki? Iki na kimwe kirabura kugira ngo umutima wawe unezerwe. Uziya ari ku buzima bwawe, atera umutima wawe kwirabura, atera umutima wawe agahinda, atera umutima wawe umubabaro. Uziya ahora akora ibintu bigusubiza inyuma. Uziya nta kintu ajya akora cyatuma ugaragara neza mu bandi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibitekerezo byanjye biteshwa agaciro mu bandi bagabo, mu nama zikomeye nabaye uw'inyuma. Ibitekerezo byanjye biteshwa agaciro mu bandi bagabo, mu nama zikomeye mu muryango wanjye nabaye uw'inyuma. Yesu mwami wanjye, Yesu urabibona, ifoto n'isura yanjye Mana ubihindure. Iri kote nambaye ry'igisuzuguriro urihindure, undemere umwambaro. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Uziya ari ku buzima bwawe, ibitekerezo byawe biteshwa agaciro. Ibintu byose urabikora ntibyemera. Mu rugo rwawe urasuzugurwa kandi urugo ari urwawe. Mu muryango wawe urasuzugurwa. Mu nshuti zawe urasuzugurwa. Mu kazi urasuzugurwa. No muri business urasuzugurwa. Wagira amafaranga menshi ariko Uziya ari kumwe nawe, ntabwo abantu bashobora kukubaha. Ntibishoboka. Amafaranga nubwo abayafite baba bubashywe, ariko hari abantu bagira amafaranga n'ubundi bakagumya bagasuzugurwa, kuko Uziya ntabwo arapfa. Uziya aracyari kuri wowe. Yesaya rero ngo yari umuhanuzi w'Imana. Yesaya ngo yari afite guhanura. Imana ishimwe cyane. Ngo yuzuraga umwuka. Ngo Yesaya ngo yavugaga iby'ijambo ry'Imana, akavuga gukomera kw'Imana. Ngo ariko kuko yari umuntu uri aho ngaho, aturuka mu muryango w'aboroheje, aturuka mu buzima buciriritse, ngo Yesaya ngo yavuga ntibamwumve, ngo ntibamwemere, kubera ngo hari umwami wamunanizaga, hari umwami wamutsikamiraga. Umva ijambo ukuntu riravuze ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, Yesaya nibwo yabonye Imana. Haleluya. Yesaya yarahanuye biremera. Yesaya yarongeye yerekwa bundi bushyashya. Yesaya yarongeye yumva ijwi ry'Imana. Wari ubizi ko Uziya ahagarara mu nzira ugacanganyukirwa, ugatangira kureba ibirorirori kandi wari usanzwe ureba neza? Yesaya, umva nkubwire, iyo Uziya ari ku buzima bwawe n'amatwi yawe ntiyumva neza, urarya ntibigera ku mubiri, urarya ariko ntubyibuha, ntabwo ujya ushyira amaraso ku mubiri. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo Uziya ari ku buzima bwawe, uba wakwambara igitenge gihenze ariko neza nta muntu ukwemera. Unyura mu muhanda bakakubwira ngo dore igitenge wagihengetse, kandi urabizi ko cyaguhenze. Kubera iki? Urananutse ntawe igitenge cyafata. Uzi ko iyo ufite Uziya wambara ipantaro, ahari kujya imbere hakajya ku ruhande. Imana y'amahoro itugirire neza. Bakakubaza ngo mbese ni ibiki, kandi ipantaro yaraguhenze. Iyo ufite Uziya uzi ko ugenda muri hoteli ihenze ikomeye cyane, muri convention, bakakuzanira inkoko bakayitereka imbere yawe. Uziya
akagutera mu mutima agahinda kakakwegura ugatangira kuririra muri convention kandi wagiyeyo gusekerayo. Imana y'amahoro itugirire neza. Uziya uririraho wagakwiriye kubusekera, Uziya atumubabariraho wagakwiriye kuba wishimira. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari ubuzima ubayemo burimo Uziya, hari ubuzima ubayemo buriho Uziya, ariko zo ni mashando wiribirifa. Ndumva mpagaze mu mavuta avuga ngo Uziya wari uhagaze imbere yawe apfe mu izina rya Yesu. Uziya wari uguhagaze imbere apfe, Uziya w'ubukoda apfe, Uziya w'amadeni apfe mu izina rya Yesu. Hari umurozi umaze igihe akuroga, ahora acuragura mu rugo rw'iwawe, ahora yohereza ibintu, yakubujije amahoro, aho ugiye hose agusangayo, aho ugiye hose konegisi yarayifata. Ndasenze mu izina rya Yesu, uyu murozi apfe, apfane n'ibyiwe byose, apfane n'urubyaro rwe rwose. Ijambo riravuga mu kuva ngo umurozi nta kindi akwiye gupfa. Imana y'amahoro itugirire neza. Warasenze ngo akizwe biranga, none ubwo yananiwe gukizwa, napfe mu izina rya Yesu. Abana b'Imana bambuke, napfe mu izina rya Yesu. Abana b'Imana babona umugisha, napfe mu izina rya Yesu. Abana b'Imana bakira igitangaza. Ndahanura ku buzima bwawe. Hayizone mashando wiribiri failele botayini ni topevonini. Uziya yarapfuye mu izina rya Yesu. Ndabona abantu bakira umugisha, ndabona abantu bari barwaye bahaguruka ku gisasiro cy'uburwayi. Hayizone ndabona barabashomeri barahaguruka mu bushomeri. Ndabona abantu bakira mariage mu buzima bwabo. Hari umuntu wari ufite umwuka wo kubengwa ibyiwe byahoraga bipfapfana, ariko ndabona Imana igukorera igitangaza. Zoni mashando wiribiri fai. Wa mukobwa we ndabona Imana igukorera igitangaza. Wa musore we ndabona Imana igukorera igitangaza. Ndabona Imana ikugarukaho, ndabona Imana ikwiyereka, ndabona Imana ikwitamururira, ndabona Imana ikumara umubabaro, ndabona Imana ikumara agahinda, ndabona Imana igukuraho uburetwa mu izina rya Yesu Kristo. Ese wizeye ibyo ngibyo? Wizeye ibyo ngibyo? Manuka muri komenti wandike uti Uziya wanjye arapfuye none ahanga nakiriye ubutabazi, nakiriye ubutabazi. Vuga ngo Uziya wanjye arapfuye nakiriye ubutabazi. Ndagira ngo mvugane nawe. Hari abantu Imana irimaze umubabaro, hari abantu Imana ikoreye iby'imbaraga, hari abantu Imana ikoreye ibikomeye, hari abantu Imana ikoreye ibidasanzwe, hari abantu Imana ikinguriye imiryango, hari abantu Imana ikuyeho uburetwa, hari abantu Imana ikuyeho agahinda, hari abantu Imana ikuyeho igisuzuguriro, hari abantu mwaryamaga ntimusinzire none hamwakire gusinzira. Hari umuntu wari warabuze amahoro yo mu mutima, ariko data guhaye amahoro. Ayizoni mashando wiribiri failele botayini ni topevonini. Data hagurukije abantu, data maze abantu umubabaro. Business yawe Uwiteka yihaye umugisha, akazi kawe Uwiteka agahaye umugisha, amashuri yawe yari yarahagaze ariko Imana iguteye inkunga. Wari ufite amadeni menshi ariko data arakwishyuriye. Umva mvugane nawe, zamura kwizera kwawe, biremwe none aha ntabwo ari ibya kera. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Data nabagirire neza, data nabishimire. Nahanuraga ku buzima bwawe yari Prophet Emma. Data ndagushima kuri Imana igira neza. Zoni mashando wiribiri fai. Ayizonima nini topevonini egaya sini yango tutaya lera botai. Zina ry'Uwiteka nirishimwe. Mana uyu muntu warunkurikiye muha umugisha mugirire neza. Mumara umubabaro. Abantu inyenyeri zabo zari zarazimye nizongere zake mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana itabaye kandi baza abantu bawe umubabaro. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu isi no mu ijuru. Amen. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Utari wakora subscribe kuri iyi channel ya Prophet Emma, koraho subscribe. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Kora share iyi video igere kure cyane. Comment yawe byo ni ingenzi. Niba ufashijwe wandike cyane utamena. Imana iguhereza umugisha. Reka nkubwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka, ndabakunda ariko Yesu akarusha. Ntimukabure ku mwuka wera, ntimukabura amata mu ijuru iwacu zirakamwa. Dawidi abuze uko abigenza aravuga ngo Imana niya. Yibutse imirimo y'Imana biramurenga. Arangije aratambatambira Imana umwiteruraga. Umugore aramubwira turansebeje imbere y'abagaragu bange. Dawidi arangije aramubwira ceceka, ntambira Imana yakuye so ku ngoma ikanyimika. Ntukibagirwa Imana yagukuye, ntukibagirwa iby'Imana yakoze, ntukibagirwe gukomera kw'Imana, ntukibagirwe ko yakubabariye ibyaha, ntukibagirwe ko yagucunguye, kandi ntukibagirwe ko yatanze umwana wayo umwe w'ikinege akagucungura. Uyu munsi wa none kuba ukomeye nuko hakomeretse Yesu Kristo wabambwe. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo haracyari ibyiringiro, naho igiti cyatemwa kizongera gishibuke. Imana yacu ntikabure icyubahiro twataramye, ntikabure guhimbazwa duhari yo kabyara abahungu n'abakobwa kuko ari ifite amabere yo konsa bayo. Reka mabwire ngo shalom shalom, tuzasubira.